ko nta kintu uri kumbwira sima urabura kunganiriza n'ijye uri kukuganiriza ntabwo wanganiriza ngo umbwire ko wanabonye she Serimba naramubonye ari igihe yazameze nka rwaswa kajya atagusingazinga shamanyi nimba mbona yitonda cyetse ahindutse inyuma ngeze so duteretana sinabonaga yitonda hasi ubundi mwahuyemo zuko agera muri iyi nzu mva nkahita ndwara umutingito neza noneho rurinjira nkahita ngira ngo ni imbwa nkazingaye wohereje muri iyi nzu mvura no kumumenyesha wowe tuzamushyira mu mufuka tuzamwica tujye gushaka aho tumushuka cyangwa urashaka ngo azadutere uwakajwi abantu babiri nyine ubona afite uturo tungana gute suko mutaza ubwo ubona narashatse nkarinda nkubyara nkubitwanka kurera ese wowe wahora uyu mwana yahoraho uyu nguyu ntabwo nakubwiye mu gatondo yuko ntamukeneye hano mu gihe atiriwe hano wari wamutumye he akubumbwira ariko wamutumye yari yagutumye he mama wawe haguruka nkubitira umwana witonde njyewe uyu ni umwana wanjye ntibyariye uko bitangiye ariko kunkubitira umwana ujya ari ndi kuvuga ari haguruka ugende hariya ujya ku mwana wanjye muhagurutse hariya tuganire ibyanjye nawe by'uyu mwana yari yagiye wowe wari he uzajya utaha uri intare y'ingabo wari he si umwe ko nari namutumye guhaha wamutumye guhaha wamutumye guhaha mu isoko yahe mu isoko yahe wamutumye guhaha uyu mwana ni njye wamwibyariye ntabwo nzabona ari ikigogi nkawe ntabwo nzabona yabuze ubwenge nkawe uri kubyumva neza ntabwo byumvikana ibintu ndi kuvuga nabyumvise mama se ko wowe ubufite haguruka hariya jya mu cyumba kontu kiba kiyambitse menga ni ikigogi nka nyina ubundi mwebwe barabatoraguye ibintu mba ndiko ndashira ku murongo kugira mbere ku buryo mubaho kubera ko mudashobora kuvyemera mwebwe kandi ayo maso nzayakura kanyo karaba umukire bita Adi wo muri quartier uramuzi ndamuzi mwana dimo ari kura mugabo ngari mbarabica bigacika ariko se nimba ari umuntu kanganye muri quartier ubwo mu rugo rwameze ate mu rugo rwe yicu washaka agakizo washaka ntago yakicu washaka kubera ababyeyi no ibigabo ngabiriye ntago umugore yazana umukozi wo mu rugo koko se uzima batazana umukozi cyamufata ku ngufu cyangwa se kitamufata ku ngufu ibigabo nkabiriya cyacugura kikawukubita ngo cyakubyara akaza n'umuhungu umuhungu gute se uwatakubita ura mugabo ni mubi ni mu izina umva se mbabarira nitwongere kuganira kuri uriya mugabo twumvikana nayo matwa ashinze wagira ngo ni Ariane za zindi bashize muri filime za Yanga wari wamutumyeho ubundi uramutuma mu isoko ukamutuma n'ibindi bintu biri inyuma yanyu nge ntazi ushaka kungira na umwana nkawe w'ikigogi wabuze ubwenge wagira ngo bagutoraguye muri kanebo yego none se ubwo wowe ufite bukumariye reba ukuntu mba ndiko ndakubwira ukahita usubiza ibintu wishakiye ubundi njyewe ubona yuko twavutse mu ngo byimwe ubona yuko twavukanye tuzinanye ntabwo twabonanye dukuze ahubwo nibyo nibazo ujye umenya ko twahuye dukuze gatuma nguburushi none aho gatuma utumbagira hanze hari umunsi uzasanga zashize ntukansubize nje sinkavuga unsubizemo hari umunsi nzakuzingazinga wowe unzingazinga sura ibintu wigize ngo wagize intare y'ingabo muri quartier hari umunsi uzasanga zavuyeho noneho ibintu byose mukora njyewe nicecekere mukora ibintu byose mushaka mubone yuko muri abagabo muri uru rugo rufite umugabo hari umunsi uzankubita nkagukubita umuhini mu mutwe bakajya kumfunga wawe ukoresheje uyu munsi cyangwa ukashira abacuzi bacura imihini ukababwira bakora umuhini upima itoni ukazakozaho none uzongera kumubitira umwana uriya no mukobwa w'inkumi ntago ari umwana wo ntago ari uwo nabyaye
kuba waramubyaye se bivuze iki nose iki azakora amafuti nka yawe mje mbona ugiye kumwigisha ibyawe none ku mwana wawe ugiye kumwikisha amakosa yawe we ukora nzamureka amakosa yawe ukora nawe yakore uru rugo rufite umugabo uru rugo ndarugenga uru rugo nugo nubatse urumva nundi munsi umwana wanjye umutumye mutuma ahantu ahita aza nona apana kumutuma ahantu amasaha 5 ivyo biba ari ibiki nabyumvise mugabo mwe wabyumvise mugabo mwe uri koga no gikisi abandi se amazi mwasizemo piripiri amazi mwasizemo urusenda amazi mwasizemo imisumari abariyo noga nzahora noga amazi niguriye di cyangwa ngende muri hoteli nyoge ana amazi yawe nzigera noga ngewe ndakuzi mbabarira ndakwinginze twongeye kuganira kuri ya mugabo ariko nawe uriya mugabo mbanza umutima iyo mwumvise mpita ninyarira mu mapantaro ubwo ujya mutazahura nko mu kabari akahita gufata mu izosi agira amahane Dimoni we agira amahane mbabarira uzi uriya mugabo ushobora gusanga hari igihe azahura n'umuntu akarambika agakubita yaro akamubwira ati toka uwo muntu ntabwo turamubona mu gihe ataraza rero aracyari intare twirinde ibyaha mu buryo rero bwo kwirinda ibyaha ibindi ibihe tuvuge kuri business z'akazi ubundi aho ngaho iyo mpamvu yoremera aho ngaho kinga business y'akazi ikintu kiri mu ifaranga hari ahantu bashaka abakozi aho ngaho ndimo ase niwe wangaza ese urabizi ibyo bashaka niba ubyujuje bashaka kuba bashaka amashuri kandi ntabwo wize bani nagaruye ikibazo icyo ki ugashyemo kangahe muri gardier ariko ni ku ngoma yandi yandi ni do ruyoboye kubw'abami ntabwo mwiga kubw'abami twigaga kwitusha ariko ntabwo narindi mpaka igihari rero abakozi bashaka ni abakozi b'abayede abayede none se mu kiyede basaba amashuri ako mwana wajye mbabarira ariko mwana gufata ipiki n'igiti basaba ishuri akakira ndumva ibintu byatubizone muri abo bayede ushaka kuzisanga uri muri sakamustensi ari uri kubakoresha none se njye nawe turi inshuti ahubwo aho ngaho nisanze mwaho ngaho uri wari kubakoresha umva kandi kantu ndimo ndavuga baciye ruswa niba baraciye ruswa n'ikimenyane mu kazi kigomba kujya ku ruhande uzajya ukora nk'abandi bakozi nkubwira ngo terura ibuye ripima toni uriterure ni akazi ariko uko nakubwiraga muri iki gihugu cy'u Rwanda ibintu by'ikimenyane ibintu bijyanye na ruswa irondaruhu ntabwo bigikora igihari rero ase ubundi ndaba nkubwira ubundi kandi n'uyizi ntayo nzi abayete twiteza imbere ntabwo uyizi abayete twiteza imbere yego ndakumva mu kazi nyine uwenda imavu utangaye ni wa mugabo wavugaga reka mbwize ukuri rero nimba ari hira mugabo to akazi ndakaretse ntako nshaka gumona akazi kawe ubu uzajya ugenda wirirwa mu muhanda uri gusaba ijana nyine akubundi ntago navuze biriya byatsi biri imbere y'umuryango yuko muzabikura urashaka nzakoresha imashini mu mutima wanjye w'imashini kugira ngo ubone yuko ndi kubishiramo imbaraga muzabi mubikureho biriya byatsi biri hanze papa turaza kubikuraho papa muraza kubikuraho iminsi mbivuze yose haciye uri kuvuga ngo muraza kubikuraho habuze iki kugira rero mubikureho ni isuka yabuze ni intoke n'amaboko yaracitse mvuge ngo ngubana n'ubumuga ngo ntago uri bubikore akosha ubundi mwigize iki muri rugo uri umwana wanjye cyangwa ntago uri uwanjye umwana wawe nose kubereka mutanyuma ni igiki kibura kugira mvuge kugira amatwi yawe ayangaya kugira mu nyumve gute mutabikuye ntabwo ushaka kunsubiza ntabwo uri kunsubiza ariko ubundi ufite ubwenge
wiga mu wakangahe? Mu wakangahe wiga? Se papa kano kanyura hibagiwe. None se niba ndi kuhibuka impamvu ndi kuhibuka nuko udashaka kunsubiza. Impambora mengura ikintu cyayi n'ikintu cy'igicucu sinzi ukuntu nakugereranya. Wiga mu wakangahe? Ntabwo ufite ubwenge bwo gusubiza. Ntabwo ufite. Kubera ko mutabikuye narabivuze. Nagukubita kandi utari uri gutinda kunsubiza byonyine. Nagukubita ugasigara wibaza tese ni papa wanje cyangwa ninde. Kubera ko mutabikura. Nge nabyikurira. Oya. None. Ubundi mama wari. Ni wakurera nabi ubundi. Ntacyo. Imyaka ufite waka. Arakose. Ubundi wowe urashaka kunganza none. Urashaka kunga. Ako mwana umwishura wona bana. Nabimubwiye kuva jari. Nesugura wona umwishe bana. Nabimubwiye kuva jari akure biriya byatsi biri imbere y'umuryango. Nesuru ushaka kujya muri gereza. Ntago ari umwana wanjye. Nise umwana wawe nuwakwiye. Kubera ko ndamubwira ntiyumve. Cyangwa ntago nabyaye niwe wenyine wamubyaye uriya mwana. Nese kubyara bivuze ngo wice umwana wawe. Base ndamwishe ngewe. Kandi nyamara bazagufunga. Uzi ko ufata umwana ntagashobora gukura ibintu namutegetse hariya. Nuse ntabwo yabikora utamunize. Jaza nawe urasitse. Kusho ufite story nyinshi. Sana nkora muhungu mani bumuzana ngo byine. Nika gahungu sura kabiba ahubwo. Akahe? Kakandi kancuti. Nshuti se? Kandi ubona nshuti yaraguterese. Urakabiba se ukuntu kaba gashyushye. Aba yagushyushyeho naho ukagenda ugashyuka ava mu byawe. Uriya nshuti arashyuha. Mana we. Yanshyushyeho nanjye ndashyuha nyuma ndasobanukirwa. Umva nandise mbwira yaraguterese murakunda ntabimeze nyine karaje kanyigiraho karanireta ngeraho mbona biranga eri yakugira ubushinze ngozi we nta muhungu ujya ukapira keri kamubwira ariko kamubwira ni warakatira inshuti warakuze buriya nshuti ariyumva usubona inshuti yiyumva ubura none muri quartier kakigize gano karenze ngo nibyo nyine nanjye kaje kanyigiraho ari we ngiye ngo ndumuntu urenze unacyo wazumbaza ngo ngiye gusibyana njya none kanyiyemeye nawe gusibyana njya ari we akanyine karanerese ndagakatira kaje karivumbura ngo ngiye gusibyana njya ngo darire ngo uzabaze ngo nanugurire level yanyu namubwira ati genda uzuburiye ukuntu gatendeka se ese kutabizi nawe urabizi kutendeka gusa nsutaratendeka mana we kana nakakubwira ko ari wowe wakunda wenyine yanarira yapfuka mugarira imana ngo ndagukunda ko ni wowe wenyine ibintu nk'ibyo nyine urabizi brage za nshuti nawe ntabwo muyobewe umva nanjye nibyo yaje nyigiraho umva ngira ndavuga ati reka aho kamubwire harakandi gatipe urumva reba hahandi ugure kwa Kevin kagongo kawo kabasabana atari sawa se yego niko muri hit se ngiki muri iminsi umva niko turi guciringa ariko nyine ako karakana ni keza mwana ni keza ubwo nta hehe uraje nyine uko mbibona ariko muraberanye ureke cyangwa yarakuvugishije oya nago yamvugishije nukuri ureke kancuti shakere magambo tuyaritse rero burije kanjye mu rugo ndaye ibyo njya gukora ariko nyine bya nshuti abari aho ngaho nyine afera abana bafera uzaka menigende hajya wambwiye ngo amafaranga ukeneye ngo nayiki kwisukisha ibi ngibi urabisutse mu minsi itarenga 3 ngo ugiye kwisukisha kandi akubanza munabike harimo rasi uzazana hano ku meza tujye mbimenye asubundi mwabaye gutabagura Sobwo ngo kuba nakwaka amafaranga ariko ubundi ngiye hari ikintu kiba kinsetsa nagushatse ntago wari usukishije hari ubwo wari bwagende muri saro ngo bagusuke ntiwari ufite umushatsi naturel ubu ngubu ndagusukisha mu kwezi 3 ugatangira kuvuga ubu ngubu bikumazeho icyumweru ngo ugiye kwisukisha ako mwagiye mugabanya amana ninda gusukisha ayo usukisha yakura he ugiye kureba umuntu akoma saba wese babashaka kukushaka ntahari nzabimenya urabeshera ubusa nzabimenya
mwana ashaka yongegera niyihe yibwire yinjire kwanza nyirebe mwana ashaka Eriwe bitesha mubyiza umuntu uramuzi muheze umwanya yicara baga serivisi gira gatoya hino yicara ibintu byose bibi biza hano mu rugo rwanjye sinzi impamvu kandi ukubera wowe aha ugenzwa n'amakira agaserivisi bwoko ki murabona ngewe apana ngo urabona ngewe mu rugo baranyirukanye nta hantu mfite ho kubona nje kubasaba abantu kuba niba ntacyo bitwa ibipangu byose warenganye byaha mu gashekero urazenguruka uraza mu rupangu rwa Aditya Komari Tripati uraza uravuga ngo muri uyu mudugudu wose urasanga uje hano iwanjye mu mazu yose warenganye urashaka gushaka icumbi hano sibyo namvuga ibi ngibi ntibisa bikwereka yuko ngewe nagowe hano muri uru rugo nyine nazengurutse ariko ahantu hose naciye babyanze bagiye bambwira gukura amacumba hari none urasanga hano ngewe ninjye wabyemera ni namwe muri ababyeyi nimumfashe mu moko babazi tugufashe ukwezi kumwe turi umuryango utabara imbabare hano muri uru rugo wasanze byanditse hariya kuri porotari ariko tubereyeho gufashanya ni umukinguriye ushobora kumwereka inzira yaciyemwo agasohoka akagenda ariko numvaga wamwumva jumbabarira ntago ngenjeje kumva imbobo zose zigenda hano muri iyi karitiye isugo niba yabuze hajya ntabwo wamufasha umuryango wakuzanye urawubona mfasha pasi mfasha nta handi hantu mfite ho kuba nkufashe iki mu maho kuba basi nta handi hantu mfite ho kuba nta handi hantu mfite ariko mufasha iki nicyo aha niho hanyuma ntari nageze ahandi hose nazengurutse banakubwire wa mugore hari ibintu uzikururira ugasanga nawe bigukozeho aribyo nama ndakubwira buri munsi urashaka dufashe umuntu nuwi wanyuse mufitaniye ubucuti ni musaza wa so ni musaza wa nyoko ni igiki cyawe umwana nyine wabuza waba wamufasha cyane mwarabipanze abo twabipanze nta nubwo vugisha ukuri nta nubwo je umbwije ukuri ndagufasha nta n'umuntu wo mu rugo nzi waje nyine uratumbera hano mu rugo hano usanga niho bagufasha nta muntu wo mu rugo nzi pe ubundi ufite ikibazo iki ikibazo mfite nuko habayemo kutumvikana mu rugo bibaho ko banyirukana mu rugo iwanyu habaye kutumvikana noneho usanze hano ariho twumvikana hano mwakumvikana ahantu hose ubundi witwa ndesha ngewe banyita ufite imyaka ingahe imyaka 10 wari usanzwe ukora iki aka business gatoya nubwo atari kanere ko kabasha kungena wama akahantu kujya nirahira gusa kwitunga nakwitunga cyo kuko mfite aka business gato nubwo nabona umufashe ukareka kumubaza ibibazo byose wasanga yirukanka atanariye ananiwe umva ako bundi zo mpufite urumva yuko zizagugeza mu ijuru urumva yuko zizakugeza mu isi ushaka wari watinze no kugenda ahubwo uru rugo uraruzi wari usanzwe uruzi mu buzima mazi nuko naciye ku bindi bipangu byose Kigali mamaze ni nk'amezi 2 ubundi runo rugo rutumbereye uruzi nkuko naciye kuzira uracyari umwana muto kandi uri umuhungu ibyo bibazo twese tuba twarabiciyemo tukiri abana ariko buriya niba ushaka umuntu agufasha ntago uza muri buriya buryo waje sibyo naje muri naje muri gusaba icumbi ubundi buryo nari kuza gutyo icyo ushaka ni icumbi gusa nshaka ahantu ho kwibera n'ungabura nimushaka mujye mu niko mada damu wanjye ikibazo mfite hano mu rugo rero ni kimwe ntago bajya banyumva ubwo nawe uraje unteze ibibazo uzatume ibibazo mfite kuko ntago umuntu yabaguhaye ahantu ho kuba uredi ngurenge umusuzugura ingenzi ngiye kuguha akazu rero kari hano hanze namukoze cyane nta muntu n'umwe akararamo ujye wirariramo icyo kintu ngiye kugufasha sibyo
diru zawe zakuzanye hano i Kigali ufite urazizi ujye uzikora ariko ntuzanyongerere ibibazo mfite hano muri uru rugo rwanjye. Ntabwo nabikora murakoze cyane ku micungo. Nagukeba iryo zose jyawe nkarisha. Nawe ntabwo nagutiye ngo niba umaye ahantu ho kuba zino nkakwereka. Imihanda ikomeje kugorana ra. Are niko wakantu. Hazuguru kugenda wikwegwa mu muhanda wikwedeye yifashe mu makoti bite byawe. Ariko aracyaba abantu b'abagabo bakigira amagambo kwi. Nyose mbonye nk'umugore. Uhagaze ku muhanda wabuze kujya mu bikorwa ngo ujye gushaka ukuntu ukora witeza imbere uhagaze ku muhanda. Kweri uri gutangira abahise n'abagenzi. Ibundi yikaritsiye ni ibiki biba mumeze mute? Ntago tuziranye. Nje na turaziranye ngewe. Usigaye bahe. Haki iryo koti waryibye. Urase urumva ushaka kumenya ahantu mba. Kuko iryo koti waryibye icyonzi cyo. Nta muntu wapfa kuguha icumbi muri iki Kigali. Ariko sereka manze nkubaze. Ubundi iyi karitsiye muzanyanga ese muzanyanga muzi ko ntazabaho. Nzabo mwanyanga mwankunda nzabo konzi ko meruka usa nk'akavuruvundi wajya ngo uvuye mu kimboteri ruhuru rusigaye ryamamwe niye. Mva rero ngubwire wa mugabo je nagomba muri ruhuru umugabo bitwa Adura muzi ngonde Adi nihomba mu rugo iwe Adi wajya rero mwe muri yifata mukanga umuntu muzi ngo kuba wakanga umuntu bivuze ko atabaho wanyanga wankunda iki Imana yampangiye mu buzima ntago gishobora gusubira inyuma nzabo kandi nkabaho neza. Mugabo n'umugomere nkugire wakana. Uwo mugabo n'umugome ku giti cye n'umugome ku giti cyanjye umugome ku giti cyanjye. Sawa sibyo uzabibona. Iwe nzahaba kandi tuzabana neza nta n'ikibazo. Wisande ubwo kuba mba muri rwa rugo urumva ari ibintu wumva birenze nyine. Ako ntago ba mu rugo iwe. Mba mu rugo iwe no mu gipangu cye noneho sibiki no kuba mu gipangu cyo mu dusigaye dusangira no ku meza. Nago bibaho. Ashaka kuba hari ikiraro yari afite inyuma y'inzu. Reka rero ngubwire wa mugabo. Nijyo ushobora kuvuga ngo uwo mugabo agira amahane ariko iki Imana yagupangiye naho ki. Agira n'ubugome. Ushobora kuvuga ngo agira amahane ngewe iki Imana yampangiye ikaba yarampangiye kuba mu rwe ku buryo nahageze ikamucisha bugufa gatuza nkaba nabasha kuba. Wowe uri Imana si umucisha bugufi. Nta n'ikintu mfite kuganira nawe kuko abantu nkamwe ni musha mwangije ubuzima bw'umuntu ushobora gusaba nkuye naho nari nibereye bikanguma kunkira amandi magambo nashaka kumva. Reka ntikomereze wa mugabo. Naho je tuvuge byinshi rwose ariko utamuje mu Rwanda no kwiteza imbere by'amagambo muje mugire. Ose yo ni bini kusukisha icyayi. Adinzi yakirira mwana mu rugo. Umvase. Demon. Usanze hari ibintu ndi kwibaza. Byinshi. Mbese igihari kumbona wambaye agashati karagoroye watebeje wajya n'ubuku utashe nyine. Mba ndi kwitembera gucya bisanzwe mu muhanda urelaxa nyine ngarasonga rere batagira icyo bakora. Tube tubiretse. Adi wa muntu w'umugome uzibazi muri karitsiye. Ndamuzi. Hano hanyuze umwana yakiriye mu rugo iwe. Ukumva ari igitangaza ze? Igitangaza. Je ndarakubwiye ejo bundi sibyo? Ubwira ku bintu by'akazi umbwira ngo ni umugome ngo nashobora. Nakubwiye ngo muri iki gihugu cy'u Rwanda uko waba umeze kose waba uri intare waba uri gisamagwa waba uri iki bagucisha bugufi. Mbese kuba yaramwakiriye ni ikibazo? Oya ni ikibazo ndatunguwe mwana ndatunguwe cyane. Abiwe mu rugo mu rugo yaramwakiriye. Bene nibyo bintu nyine byaguhagaritse mu muhanda urimo urabyibazaho urenda kwesa imanga hasi. Ariko nawe ari we wabyibaza mwana. Je mbyibazaho cyane. Je ndamuzi nsanzwe mukorera nubwo ari umugome. Nisereka nkubaza intare iyo igeze mu ishyamba ubwo ni wayo nyine igomba kwikaruma.